Muraho neza nanone bene data bakurikiye Kama TV Rwanda, ndabashuhuje kandi mbifuriza imigisha y'Imana. Muri video y'ubushize twaganiraga kushaka kubabarirwa n'Imana kubw'ibyaha n'amafuti ye, nawe abanza akagira umuco wo kumenya kubabarira bamucumuyeho. Uyu munsi nagira ngo kandi dukomeze kunyigisha ijya gusa n'iyo ivuga ite se uwangiriye nabi nanjye ngomba kumwishyura inabi yangiriye? Igisubizo Bibiliya itanga ni oya. Ukugiriye nabi ntabwo wowe ukwiye kumugirira nabi. Reka turebe icyo Bibiliya bivugaho mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 25 umurongo wa 26. Samweli wa mbere 25:26 haratubwira ngo, nuko none Nyagasani nk'uko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakuburije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwayo kuboko, icyama abanzi bawe n'abakwifuriza nabi Nyagasani bakaba nka Nabali. Aha muri kino cyane twe tumaze gusoma turabonamo Dawidi na Nabali. Nabali Bibiliya iravuga ngo yari umugabo ufite w'umukire, ufite intama nyinshi n'ihene nyinshi. Noneho ayo matungo yari ahantu bita i Karumeli. Noneho igihe Dawidi n'abamukurikiye abagaragu be bahungaga umwami wa Isirayeli Sawuli yenda kumwica, nuko Dawidi aza kumanukana n'abo bantu. Hari igihe bigeze kugenda babana n'abagaragu ba Nabali. Igihe abagaragu ba Nabali bari baragishe kugisha, ni kwa kundi aborozi barabizi cyane, bajya gushaka ubwatsi n'amazi aho bari haravuye izuba, ubwatsi bwararangiye cyangwa n'amazi adahari. Nuko ngo baza kugishira i Karumeli. Bagishira i Karumeli baza guhurirayo n'abagaragu ba Dawidi ndetse na Dawidi. Noneho kuko abagaragu ba Nabali bari baragiraga izo ntama n'izo hene zose, ngo abagaragu ba Dawidi na Dawidi ubwe ngo barabafashaga. Inyamaswa yabateraga barayirwanyaga bakayibakiza. Ngo nta kintu abagaragu ba Nabali bigeze bazimiza igihe Dawidi n'abagaragu be bari kumwe n'abagaragu ba Nabali. Noneho igihe kiza kugera, Dawidi aza gukenera ibyo kurya kandi aza kumva Nabali n'abagaragu be ko barimo gukemuza ubwoya. Hanyuma aza gutuma abagaragu be 10, arababwira ati mugende mumbwirire Nabali muti tukugiriraho umugisha maze nawe ugire icyo duhereza. Birumvikana ko barimo kumusaba. Hanyuma Nabali ngo arangije arabakabukana arababwira ati Dawidi uwo ninde? Mwene Yesayi nuwahe? Hari abagaragu bacitse ba shebuja, abo ngabo simbazi. Nuko ngo bagaragu ba Dawidi baraza babibwira Dawidi uko byagenze. Dawidi atekereje ukuntu bafashije Nabali, atekereje ukuntu bamurindiye amatungo, atekereje ukuntu babanye n'abagaragu ba Nabali, azabiranywa n'uburakari, afata icyemezo cyo kujya kurimbura Nabali n'urugo rwe rwose. Noneho ngo umugaragu wa Nabali abarirutse abibwiye umugore wa Nabali witwa Abigayili, arambwira ati databuja yakabukanya abagaragu ba Dawidi ababwira nabi kandi baradufashije. Atanga ubuhamya yemeza neza ko kuko abagaragu ba Dawidi bafite ikintu bakoreye urugo rwa Nabali. Amaze kubigenze gutyo, muka Nabali ngo amenya ko Dawidi yamaramaje kuza kurimbura, arangije ngo aza yiruka kugira ngo ahure na Dawidi. Ngo ahuye nawe yururuka ku ndogobe, arunama hasi aramuramya. Arangije arambwira ku murongo wa 26 niho twasomaga Samweli wa mbere 25:26 ngo, nuko none Nyagasani nk'uko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakuburije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwayo kuboko. Ambwira ati Uwiteka anyohereje kugira ngo nibura akubuze kwihorera n'ukwawe kuboko. Ukomeje gusoma hepfo uraza gusanga ko Dawidi yabivuyeho, ariko icyabaye Imana niyo yihaniye Nabali. Urupfu yapfuye rwari urupfu rubi cyane. Reka turebe nanone icyo intumwa Petero avuga kuri iryo jambo.
Katubanze turebe mu gitabo cy'Abaroma intumwa Paulo w'icyo bivugaho. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 12 turaza gusoma umurongo wa 17 kujya ku wa 20. Aravuga ngo nimukitura umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, nimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye nujya uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonze umugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Intumwa Paulo irimo iganira n'itorero ry'Abaroma, arababwira ngo nimukitura umuntu inabi yabagiriye. Ntabwo Bibiliya twemerera kwitura umuntu inabi yatugiriye, ahubwo ngo dusengere abanzi bacu. Icyo gihe ngo tubasabire umugisha, ngo nibwo tuzaba tubashyizeho amakara yaka, ahubwo twebwe twihesheje umugisha. Ariko ngo umuntu nakora nabi ugatekereza kumwitura inabi, ntacyo uzaba umuruje, uzaba umubaye umupagani no kurenza we. Bene data, reka twumve icyo intumwa Petero we abivugaho muri Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 9 kugera kuri 12. Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 9 kugera ku 10 haratubwira ngo nimukitura umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Ibaze, Bibiliya tubwira ngo nitukitura inabi umuntu yatugiriye kugeza ubwo ngo tutabasha no kumutuka. Niba umuntu yagututse, we ntabwo uri umusubiza igitutsi, ahubwo uramusabira umugisha. Urinde ururimi rwawe kugira ngo rutavuga ibidakwiriye. Umuntu nakurakarira akakubwira nabi, hunga muhunge, senga Imana iguhe imbaraga, ufate ururimi rwawe urugenge kugira ngo utaza kwisanga nawe wamwituye. Hano intumwa Petero arimo atubwira ku murongo w'10 ibice 3 aho ngaho twasomaga ku murongo wa 10, aravuga ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Kugira ngo tuzabone umugisha, kugira ngo tuzabone ubugingo, kugira ngo tuzabone ibyiza, ni ukurinda ururimi rwacu, indimi zacu nizivuga iby'ubugoryi, nizivuga iby'uburiganya, nizirangweho ibitutsi, nibizirangweho uburakari n'intonganya, kandi niturangwe no kwihorera. Reka turebe mu gitabo cya Matayo umwami wacu Yesu Kristo yabivuzeho iki. Muri Matayo 5:44 kugera kuri 45. Matayo 5:44 kugera kuri 45 haratubwira ngo ariko jyeweho ndababwira nti mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba ryo kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Mwumve icyo umwami wacu Yesu Kristo we yavuze. Yaravuze ngo genda babwira ngo mukunda abanzi banyu. Umwanzi wanyu nutakwifuriza amahoro, umwanzi wawe nuwagututse, umwanzi wawe nukuvuga nabi, umwanzi wawe nukuroga, umwanzi wawe nukukorera ibidakwiriye, umwanzi wawe nukukwima ushonje kandi afite ubushobozi. Ariko Bibiliya nk'uko Yesu Kristo umwami wacu yabivuze ngo aratubwiye ngo ndababwira ni mukunda abanzi banyu, mubasabire, ababarenganya mubasabire, ngo nibwo muzaba mubaye abana ba So nyakuri. Nuvuga ngo ukurikiye Imana, nuvuga ngo uri umukristo, nuvuga ngo uri umwana w'Imana, ariko ukumva ngo jyewe uriya ndamwanga kuko aranyanga, ukumva uratukana ngo niwe wambanje, ntabwo uri umwana wa So nyakuri, ntabwo uri umwana w'Imana, ntabwo uri umukristo. Umwami wacu Yesu Kristo aratubwiye ngo avubira imvura ababi n'abeza. Imana yacu isumba byose, iyo itazi imvura ntabwo iyiha abakristo gusa, ntabwo iyiha abayubaha, ahubwo ngo ababi n'abeza bose bavubira imvura, kandi abakiranuka n'abakiranirwa bose umucyo urabavira, bose imvura irabagwira, ubutaka bwabo bugatoha, imyaka yabo ikera, kubera ko ari Imana itarakara, idasubiza umuntu bijyanye n'uko yakoze. Bene data, natwe niko dukwiye kumera.
bene data natwe dusabire abaturenganya, bene data natwe dusabire abadutuka. Urinde ururimi rwawe rwe gusubiza uwagututse, rwe gusubiza uwavuze nabi ngo nawe musubize nabi, rwe gusubiza amagambo y'uburiganya. Ntihakaboneka amagambo yo gutuka n'uburiganya mu kanwa kawe, ahubwo dukurikire umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha cyane. Ni ukuri ndabakunda. Mwari kumwe na Papa Amiya James kuri Kamukama TV Rwanda. Mbagira ngo mukomeze mukore subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byose muzabyumve. Imana ihumugisha imirimo mukora kandi ihumugisha imyanzuro myiza mufata. Imana ibahumugisha. Amen. Amen.